mwaramutse neza cyane. Nitwa Ikimara Zete, iwacu ni mu karere ka Rubavu niho naturutse. Yego, mu murenge wa Gisenyi. Mfite abana 3 n'umugabo w'isezerano. Yego, naje tariki 11 nirirwa muri Gasabo yose ndi kuyamamazamo Kagame Paul, mbafite akaradiyo ku mutwe n'imikenyero. Ejo nirirwa muri Kicukiro nabwo ariko ndi kubikora, ndavuga nizava i Kigali n'ubundi matoreye maze no kwishimana na Kagame kuza kumushyigikira kuko FPR Inkotanyi mba mu maraso. Impamvu imba mu maraso, Kagame Paul yahagaritse jenoside. Kagame Paul yakuye abagore mu gikari, noneho mu karere ka Rubavu yaduha umutekano uri furu. Bese turagenda manywa nijoro, akarere ka Rubavu karubakitse. Ibi byose tubikesha Kagame Paul, nanjye naserukiye akarere ka Rubavu kumushyigikira. Yego, hanyuma rero uri i Kigali ejo wari na bafe. Yego, uyu munsi iyi kanzu nayitumye muri Turukiya yangeze ejo nimugoroba. N'uburyo bwo gushyigikira Kagame Paul Inkotanyi yacu ifubitse u Rwanda, kubera uyu munsi ari ukwamamaza ari finali. Navuze ngo nze mwamamariza aha muri Kicukiro kuwa mbere njye kumutora. Yego, hanyuma igitekerezo cyo kwambara uyu mwambaro ukawutumiza muri Turukiya cyaje kugenda ikintu cyatumye mbikora ubundi ni Kagame Paul wacunguye Abanyarwanda, Inkotanyi ifubitse u Rwanda, nicyo kintu cyatumye mbikora. hanyuma rero urwawe ruhande byagufasha igihe kingana iki kugira ngo utekereze ibintu ubushobozi bwo bimeze bite? Ubushobozi nishakamo ibisubizo. Cyakoze hari n'abadespora babona nkunda perezida kubera ko nkunda kumupostinga kuri stati, bakambwira ngo bazajya bantera inkunga aho azajya hose njya mujyana. Nuko byagenze no kuri 23 z'ukwa 10 2023 nagiye muri perezidanse n'abana kumwifuriza isabukuru nziza, banyakira neza, umutekano ni wose mu gihugu. Yego, ariko uwo munsi ntabwo ndamubonye. Yego, hanyuma rero kuri uyu munsi amarangamutima yawe ni ayahe kuba watunambaye? amarangamutima yanjye ni ukuza ngashyigikira Kagame Paul, nagira n'amahirwe nkamubonaho byaba byiza kurushaho nkamukora mu ntoki. Yego, urumva icyo cyizere gihari? ndakiza 100%. Yego, hanyuma rero wari umaze iminsi ukoresha imikenyero, umwambaro waje isakoshi urabona wayitatse. Yego, ufite n'iyi foto. Yego, abantu bakwakiriye bose bakunda no abantu bahangaha bo muri Kicukiro banyakiriye neza, bagiye baranandirimbira bakambwira ngo congratulation wambariye abagore kuko yadukuye mu gikari. Yego, hanyuma rero ufite umutware ufite n'abana, iyo babona wakoze ibyo bintu ukambara iyo mikenyero ukirwa na bafure ku mutwe babifata bate? urakoze cyane. Umugabo wanjye nawe ni Inkotanyi, arambwira ati mugore mwiza ugenda amahoro ugaruka yandi. Abana bo narababwiye bazi ko mbagiye gushyigikira sogokuru wabo, bakambwira ngo mubasuhurize. Yego, inyungu ni umusaruro ukuramo n'ubuye. umusaruro ni uko nkunda igihugu nta kindi. Erega gukunda igihugu ni ukwitanga. Kagame bibaye ngombwa araho mwitangira, njye namwitangira, kandi nuko atari Imana nuko nasanze ibaho. Kagame Paul nanamusenga. Yego, yego, nuko Imana ibaho ariko Kagame Paul nanamusenga. Yego, hanyuma rero iyi kanzu yaguhagatiye kingana iyi kanzu yantwaye amafaranga menshi ariko nibanga ntabwo nabikubwira. Yego, no kuwa mbere hari iyindi nzambara nagiye kumutora. Yego, hanyuma rero usoza n'ubuye kuko wagenera abandi banyarwanda ushobora kuba yagira ayo marangamutima. Banyarwanda niugira amarangamutima uzayagaragaze, kandi ndabifuriza gutora neza. 15 z'ukwa 7 2024 ni kuwa mbere. Uzantorere Papa Rwanda, unorere Kagame Paul ifubitse u Rwanda, yadukuye abadushyira heza. Uzamuntorere rwose, watoye Kagame uburiki, nimukomere ku muhigo ku Nkotanyi hejuru. hari abashaka kuvuga bati ni umusazi biriya bintu. Bajya bavuga ngo ndi umusazi, ariko njye ntacyo bimbwiye. Nta musazi mu Nkotanyi, ngira ngo murabizi. Abandi bakambwira ngo Kagame yamaye amafaranga, abandi bakambwira ngo naratumwe n'abayobozi bo mu Rwanda ba FPR. Mu by'ukuri nta muntu wamaye amafaranga,
nibyo nikoreye ku giti cyanjye gusa narabitekereje ngisha umuntu inama arambwira ngo bikore uzakurwanya zaba yanga igihugu abantu benshi barashyigikiye ariko Sani Barati nibabura mu rugendo njya urugendo ndarukomeje Sani Barati mbatsindisha kubera ko inkotanyi mba mu amaraso yanjye ni inkotanyi nta kibazo yego nawe urakoze cyane Right the man, right the soul. Na warahabaye. Turi kumwe kandi na Dr. Claude. The one and only Butera Knowles. Turi kumwe na Agnes. Chris Easy. Arahabaye mumwakire. Mukobwa wacu Ariel Ways. Turi kumwe na Aline Sano. Bwiza, Kivumbi King, Supu Supu, King James, ndetse na Bruce Melody. Nyakubahwa Chairman, nkuko nemaze kubivuga twarazengurukanye igihugu cyose, tugiye kubaha akanya batubwira uko babibonye ndetse n'icyo twakwitega umusibeje itariki 15. Mwanya n'uwanyu.
n'ibitaro girinka munyarwanda kuduha mitiweri yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire u Rwanda kubahisha ikiremwa muntu cy'ubuhunzi mu Rwanda ikoranabuhanga i Rwanda babunza amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye mu muheto ababunza amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire u Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye mu muheto ababunza amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame
ushaka